ariko Umwami Imana ntuma ku Banyarwanda arambwira ngo muhungu yewe Uwiteka ndaje bitebutse kuko igihe cyabyo cyo gusohora kigeze. Uko mfite ubutumwa bukomeye cyane natumwe ku bihugu byacu, kw'ibihugu byacu ntago ndavuga igihugu kimwe muri East Africa icuraburindi. Ndavuga ngo icuraburindi intambara yeruye y'akarere muri East Africa. Inkike z'igihugu nabari mu gihugu mo imbere. Mana irambwira ngo ntago izongera gutuma haba umuborogo n'icuraburindi. Irambwira ngo mbwira abantu bavuga ngo biracitse ngo muceceke. Ntago mwabitumwe, nta wigeze abibaha, ntago ari Imana yabibahaye. Acyakora aho mwabikuye ariko amahoro ntimuyashaka kubera ko ntari muri mwebwe nyine. Umuntu wese udafite amahoro ntiyifuza amahoro, ntayifuriza n'abandi. Namwe impamvu mwabuze amahoro mushaka no kuyabuza abandi. Ariko Imana irambwira ngo nimureke intambara. Kuva ryari amatora arabaye intambara, amatora arangiye intambara, ejo bundi intambara, uyu munsi intambara. Imana irambwira ngo mbwira abo bantu ngo ntago ariyo yabatumye. Hari aho biri, ari naho bigomba kujya. Ariko Uwiteka irambwira ngo iratambutse igeze Kinshasa. Irambwira ngo ikoza agatendo. Irambwira ngo igeze i Burundi ari ikikoze. Irambwira ngo igeze Tanzania ari ikikoze. Irambwira ngo mbwira Abanyarwanda imipaka ya nyirayibungabunze, irahabungabunze, amajyepfo n'amajyaruguru, iburengero n'uburasira bwazo ngo irahabungabunze, mu mujyi wa Kigali. Kagusuza kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose by'iyobokamana bica ku Musaraba TV, ariko hamwe no kwishimwe ry'Imana TV. Umugisha w'Imana rero nubaye nawe kandi ineza y'Imana ikoma ndetse n'abawe bose aho uhereye hose mu bice bitandukanye. Rero tuguhaye ikaze kandi tubone tukubwira yuko tugukunda, tukwifuriza ibyiza byose biva ku Uwiteka Imana. Ngize umugisha ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana François, niwe tugiye kuganira muri kano kanya. Benshi bari bamukumbuye nanjye ndimo, ariko dushimye Imana yuko yamurinze. François umeze neza? Yewe turaho. Makuru yari meza, nubwo tumaze iminsi turwaye ariko turaho, turi bazima. Mwami Imana aracyaturinze. Yego twishimiye kubana kandi kuri uyu munsi. Natwe twishimiye kubana namwe. Suza baduteze amatwi inshuti zawe n'abavandimwe. Reka mbanze suhuze mwebwe mwese mudukurikiye kuva aka kanya dutangiye kuza kugera ku musozo. Aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, amajyepfo n'amajyaruguru, iburasira n'uburengero bwaryo n'umujyi wa Kigali, nawe munyarwanda uri hirya no hino ku migabane itandukanye yo ku isi ya rurema, ndagushuhuje. Ndasuhuza abavandimwe bacu b'Abanyamurenge, ari abari hariya za Bukavu, za Goma n'ahandi baherereye, za Minembwe na za Mfizi. Aho hose turabashuhuje aho muri hose. N'abari Uvira namwe muhumure, Umwami Imana ari kumwe namwe, kandi mukomeze kwihanganira mu buntu bw'Umwami wacu. Hanyuma ndasimbuka nsuhuza Abarundi, ndabashuhuje namwe aho mudukurikiye muri hirya no hino ku mugabane itandukanye y'isi, ntibagiwe n'Abanyamurenge bari muri Amerika, n'abari mu Burayi, n'abari muri Aziya. Abo bose ndabashuhuje, n'abari mu inkambi
mu bihugu duturanye biri mu Rwanda, biri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, birimo abari Uganda, abari Tanzania, abari Burundi, abari muri Kenya, hose mwarahageze, no muri Afurika y'Epfo mwarahageze, muri Sudani murahari, ariko Imana ibaha umugisha, muhumure. Imirimo yavuze ngo igihe kizagera ngo Nyagasani dukize aya makuba. Muhumure rero, ndabashuhuje mwese, mugire umugisha w'Imana. Imana ibaha umugisha abantu mu nyumva mwese. Nyagasani ari hafi yo kuturuhura imiruho. Yego, abakumva bose basuhuje, kandi n'abazakumva bose barakwikirije mu izina rya Yesu Kristo. François, uri umwe mu bantu bajya bavuga yuko uri umuhanuzi, ariko umuhanuzi wa politiki. Bavuga turi ko uriya muntu ni umunyepolitiki. Yego, tujya tubivugaho kenshi gatandukanye, bitewe n'uko akenshi ubutumwa bwawe aba ari ubw'ibihugu, ari ubw'abaperezida, bakabihuza yuko uri umuhanuzi wa politiki. Kuri umuhanuzi wa politiki mu gihugu cya Kongo cy'abaturanyi, iki gihe kirimo ibibazo bitandukanye, mujye mufata umwanya ngo munagisengere, Imana yongere itange amahoro, ikuremo akarengane akaba ari kurenganya abandi, Imana igihugu kimere neza. Mujye mufata n'umwanya kugira ngo mugisenge nk'abahanuzi baba bari muri politiki cyane. Ndabanza mvuge ku kibazo uvuze, njye ntabwo ndi umunyepolitiki. Niko bavuga, niko navuze ngewe. Niko bavuga ariko siko biri. Ubwo ubivuga abyumve, ntabwo ndi umunyepolitiki. Uyu muhanuzi watumwe ku munyepolitiki. Buriya icyo kintu bitiye gutuma nkigarukaho, nigeze nkivugaho. Buri muntu wese agira uko ahamagarwa, kandi Imana itora uko ishatse. Kandi icyerekezo werekezamo isengesho ni cyo Imana igutumamo. Impamvu igutuma muri politiki ni uko usengera politiki cyane. Nsengera, nkunda gusenga, nsengere ibihugu mbisabira amahoro. Rero niyo mpamvu uzasanga cyane ubutumwa ariho bukunze kuza. Nusenga asengera abarwayi cyane, ibisubizo bye biza mu barwayi. Uzabasanga hirya no hino mu bitaro bajyanyeyo ubutumwa. Abasenga cyane bakerekeza ku madini, uzasanga cyane berekeza ku bashumba bagiye no kubabwira ibyabo. Nibaje ikibazo kubera iki wahisemo gusengera ibihugu cyane? Nkunda amahoro. Numva abantu bose batekana, numva tugize umugisha iyi si igacikamo intambara, byarushaho kuba byiza, kuko mbabazwa cyane no kumva abantu barimo bapfa bazira akarengane. Mu isengesho usenga, mwiyereka uhabwa, ubona isi izacikamo intambara koko? Iyi si ntabwo izacikamo intambara, kuko no ku bwa Yesu zahozeho, na mbere Yesu zahozeho, zirakomeje n'ubu rero. Zirakomeje n'ubu. Senga Imana utangire gutuma. Ariko nubwo zikomeje, tuzazibamo, abazikiriramo bazikiriremo, abazipfiramo bazipfiremo, ariko hahirwa upfa apfiriye mu mwami. Icyo nicyo tuba dushaka. Iyo usenga wibutsa Imana ko hari abakiranutsi, abakiranutsi bayirabarengera. Urakoze cyane. Reka tuguye umwanya rero, noneho usenga Imana, ubundi udupfundure ku mpamba Uwiteka Imana yaguhaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana yacu, uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Haleluya. Ndagushimiye ko wantambukije n'umugongo wanjye ukaworoshya, nkaba nageze hano kwa Nepo. Ishimwe n'icyubahiro n'ibyawe. Ngushimiye ko wandinze ubwo byari bikomeye, nanjye mbona bikomeye. Warahabaye, ubihererwe icyubahiro. Hanyuma Mwami mwiza, nongeye gushimira ko ukirinze abanyarwanda bagihumeka. Ngushimiye ko ukirinze abarundi bakiri bazima, abanyamurenge bakiri bazima, abagande ndetse twongeyeho n'abatanzania bakiri bazima. Abo bose ndabagushimiye. Abatuye isi yawe harimo abantu bawe wiremeye, nabo wahisemo kwita abana bawe bagihumeka, ndabagushimiye bose. Ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro mu izina ryawe. Rero tuje hano kubw'umurimo wawe, ntabwo tuje kubw'umurimo wacu. Niyo mpamvu tukubwiye ngo niwururuke, uvuge, ntabe ari twebwe. Nudushyigikire, utwambike imbaraga mu izina ryawe. Dukubitiye kuri imbaraga z'umwanzi, ibyaturogoya byose turabicecekesheje, ahubwo wowe niwururuke ubane na buri umwe wese ugiye gutega amatwi, yaba arwaye umukize,
yaba ari mu murima ahinga umuhe kweza, yaba ari mu kazi bwite ubucuruzi umuhe kunguka, yaba ari mu modoka agenda umugezeyo amahoro n'utwaye nawe agereye amahoro, yaba ari mu rwego runaka rwa leta cyangwa se indi miryango bwite idaharanira inyungu za leta, akumva ubutumwa akugirireho umugisha. Mu izina ryawe rero tubanje gusengera iyi si yacu ngo uyihe amahoro, abakiranutsi bawe barindire mu buntu bwawe kandi ubakomereze mu butware bwawe. Na buri umwe wese aho aherereye ukwizeye nabona ukuboko kwawe. Mu izina ryawe rero tangira natwe, hanyuma usuke umwuka wawe wera, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka wera aba ari we. Kuko ijambo ryarambwiye na Yesu ubwo yarabivuze ngo aragiye ariko adusigiye ngo azatweza umufasha yaraje, ni umwuka wera. Uwo niwe twinginze ngo namanuka azadufashe mu rugendo kandi ayobora abantu bose inzira zo gukiranuka. Ibiduhiga n'ubihige, ibiturwanya n'ubirwanye, ibyadutera byose ubikubitire kure mu izina rya Yesu, amen. Ariko umuririmbyi aravuga ngo icyamukanyikwera amaganya yanjye yose, aleluya, icyama njyewe, icyampa wowe udukurikiye, amaganya yawe yose ukayikoreza Uwiteka. Umuririmbyi aravuga ngo kenshi dutinya ibintu bitubaho kubera ko tugize kwizera guke. Abizera guke niko Yesu yavuze ngo turabizera guke. Namwe uyu munsi nta kwizera mugifite, ahubwo mufite ibindi mushaka kwizera. Ibyo wizeye ni ibiki? Ibyo wizeye ni ibiki? Kizera Imana yonyine, hanyuma uyikoreze amaganya yawe yose, kuko tumenye neza. Umuririmbyi arakomeza avuga ngo nabuzwa n'iki? Ubuzwa n'iki? Kugisaba ngo uyisunge uyikoreze amaganya yawe yose. Kuki muyobejwe n'iki? Ibintu bibayobeje ni ibiki? Ibintu bitumye muyoba bigeze ku kigero nk'icyo ngicyo ni ibiki? Ni ibiki? Ni ibiki? Nimugarukiraho. Imana irantuma irambwira ngo mbwire abantu bagarukiraho kwiringira ibitari iby'umumaro. Bantu mwiringiye ibitagira umumaro. Abarwayi muhindukire mubwire Imana, muyibwire abaribakiza, muyibwire abaribakiza. Mw'iyi minsi abantu mufite ibintu muhugiyeho, mufite abantu biyise ba Eliya, mubo nibo muhugiyeho, mufite abandi bantu biyise ba Bishop, abo nibo muhugiyeho, mufite abandi bantu bigize ibitabashwa ngo oya, abo nibo muhugiyeho. Aho barabageza he? Yesu yigeze avuga, arabwira ngo nibo babwira ngo nguri yageze hariya ngo ntimuzajyeyo, ariko mwe muri bo murajyayo. Muri bo murajya he? Nimugarukire aho ngaho, hanyuma mwizere Imana yonyine. Mwizere Imana yonyine, kuko niyo yonyine yo kwizerwa, nta muntu n'umwe wo kwizerwa. Biratubwira ngo wiringire umwana w'umuntu avuma. None we wafashe umuntu uramwizera umugigira ikigirwamana, icyambere we urimo uramuroha mu mwobo, nawe ubwawe urimo uricukurira umwobo ujyamo. Kuki mureka kwizera Imana? Mu minsi ishize mwumvise inkuru zivuga ngo kuri 25 isi izaba yarangiye, ngo z'ukwa 12 2025 inkuge zirabazwa, amata arabazwa, abantu barahurura, abandi mutangira no kugura imyanya yo kuzabamo, abandi mutanga no mutufata ku butunzi bwanyu mu butaka bitagira umumaro. Ariko hari umurwayi wanze gufasha, ariko wabiteye ku bitagira umumaro. Hari umushonji wanje gufasha, ariko wabiteye ku bitagira umumaro. N'uyu munsi uretse nabo hari n'abandi benshi biyise ba Eliya, abandi biyise Yesu, abandi biyise andi mazina arara. Murimo murajya he? Imana irambwira ngo mbabwire mpere uyu munsi ngo mugarukire aho ngaho. Ndabwira mwebwe mu nyumva, mwumva ururimi rwumvuga, rurimo Abanyarwanda, rurimo Abarundi, rurimo Abanyamurenge, aho muri hose. Hanyuma Imana irambwira ngo mbabwire ngo nimugarukire aho ngaho, kwiringira ibitari iby'umumaro.
muririmbyi yashoza yakomeje avuga ngo nabuzwa n'iki kuyisaba nkayisunga nkayikoreza amaganya yanjye yose. Nta wundi wo kwikoreza amaganya. Niba urwaye tumbira mu ijuru ureke kureba Eliya, ureke kureba undi muntu wiyise andi mazina, ureke kureba undi. Hari n'abaza bakabeshya ngo ni Yesu wayabise, aribo bayiswe n'abapfumu, bayiswe n'abandi n'ibibakoresha bibarimo. Ariko Uwiteka arambwira ngo mugarukiraho, muntu yabagezaho ijambo yabwira n'ibyanyu no mwabisengeye mugafata igihe mukajya kubaza ba Eliya n'abandi biyise Eliya n'abandi biyise andi mazina ngo mbese ko umuhanuzi yambwiye ibi ngibi ngo nibyo koko. Fata igihe ubisengere. Kuki sitabinyujije kuri we ikaba yabinyujije kuba bikubwiye? Amakuru abifiteho nayahe? Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Hanyuma umuririmbyi yakomeje avuga ngo nitwizere uko bikwiriye. Twizere Imana ngo mbese data ugaburira inyoni akambika uburabyo ngo twebwe yananirwa kugaburira, ni twebwe yananirwa gukiza, ni twebwe yananirwa guha buri kimwe cyose. Ariko asoza avuga ijambo nakunze ngo ngeze aho ushaka mushorera. Aleluya. Umushorera nta wundi ni Kristo. Kristo natugeze aho ashaka ngo kuko tumenye neza ko imbere hari amahoro adashira. Imbere hari amahoro, ariko amahoro ari kuba mwiringiye. Iya mahoro ari kuba mwiringiye. Ndagira ngo mbwire abantu nongere mbibutse ibi bintu aho uherewe isezerano naho risohorera hari igikombe cyitwa bwihebe kirimo. Iki gikombe kiguyemo abantu bakiguyemo, abantu bakiguyemo, abantu bapfiriyemo. Mukristo ari muri iki gikombe yahuriyemo n'isayo n'agahinda, yahuriyemo n'isayo, ariko aza kugira iyindi yishurirwa abona aho abantu bagenda bakandagira mwiringira busa. Yasubiye inyuma, hanyuma nanone ari mu rugendo agenda Mukristo agera igihanda kiramufata. Ariko wicika intege, komera. Ariko abiringiye Imana ngo bamenye neza bakiri mu rugendo ko hari amahoro adashira. Abayuda n'ab'i Yerusalemu bari ku rugamba. Urugamba babonye rukomeye, urugamba babonye ruhinanye, rugeze mu mahina. Umva ikintu bakoze nicyo ngiye kukubwira. Ngo barapfukamye barasenga. Bamaze gusenga, basenga bavugira ijambo, bavuga aya magambo ngo Mana turabizi neza ko mu kuboko kwawe harimo ububasha, ngo Mana turabizi neza ko mu kuboko kwawe harimo ubushobozi, ngo ibyo ngibyo bitumanurire, ngo imbaraga ziramanuka, umuriro uramanuka, ngo bagiye gusoza gusenga. Aleluya. Ngo izo ngabo ntazigihari imbere yabo, ntazaye zigihari. Ariko icyama hari impamvu nuko utarasobanukirwa kumenya urugamba uriho urwo ari rwo naho rwaturutse. Imana yo mu ijuru iguhishurire. Musenge musaba mubaza ibyo murwara nabyo ni ibiki. Ese ni imyuka y'ahantu ho mu kirere nk'uko ijambo ribivuga, cyangwa ni biri muri wowe? Ijambo rirambwira ngo turwane imyuka mibi y'ahantu, dukiyana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Iyo ngiyo niba bujije amahoro, iyo ngiyo niba arwanya. Ariko banza urebe neza niba atari wowe kibazo, kuko natwe tujya tuba ibibazo aho kwibisubizo. Ariko abiringira Imana, abiringira abantu barabahemukira, babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Amena. Imana ibaho umugisha. Abiringiye Imana, Imana ibaho umugisha. Reka twinjire mu butumwa nanone bundi dufite, tusoma iri jambo tugiye gusoma. Imana ibaho umugisha. Fata Bibiliya udusomere.
dusomere muri Yesaya igice cyaho cya 60, niho uradusomera Yesaya igice cyaho cya 60, uhereye ku murongo waho wa 18. Hanyuma ubu butumwa turaza gusubira inyuma gatoya uko mfite ubutumwa bukomeye cyane natumwe ku bihugu byacu, kw'ibihugu byacu, ntago ndavuga igihugu kimwe muri East Africa icuraburindi. Ndavuga ngo icuraburindi, intambara yeruye y'akarere muri East Africa. Itari ingiye turi kubona, itari ibi turi kumva bitutumba. Intambara yeruye y'akarere, ihangana rikomeye ry'akarere. Ariko Umwami Imana ntuma ku Banyarwanda, arambwira ngo muhumure, arambwira ngo mbabwire ngo muhumure kandi mukomere. Ariko hari igisabwa, hari ikimana yigeze ivugana namwe, mbese murakibuka? Yego, Yesaya ibice 60 umurongo wa 18 niho tugiye gusoma. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ngo urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Ntihazaba gusenya no kurimbura, ntago hazongera kuba gusenya no kurimbura. aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazita agakiza. Ahubwo inkike zikugose yewe Rwanda uzazita agakiza kawe. N'amarembo yawe uzayita ishimwe, ku manywa izuba si ryo rizakubera umucyo, ntago ari ryo rizakubera umucyo, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo. Kandi ukwezi ko kuzakubera umwezi, kandi ukwezi ntago ariko kuzakubera umwezi, ahubwo Imana ntizakubera umwezi, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho. Uwiteka niwe mucyo wawe. Ariko wibuke ibyo Uwiteka yavuganye nawe. Kandi Imana yawe niyo yavuganye nande, yatubwiye ngo iki? Turi Kadeshi y'Ibaruneya, turi hahandi Imana yavuganye namwe ngo natwe ngo iki? Se wari Imana yavuganye nawe ngo iki? Kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro, kandi Imana yawe niyo igiye kukubera icyubahiro. Izuba ryawe ntizarenga ukundi, izuba ryawe ntabwo rizongera kurenga ukundi ngo ujye mu icuraburindi. Kandi ukwezi kwawe ntikuzijima, kandi ukwezi kwawe ntabwo kuzongera kwijima ukundi, kuko Uwiteka ariwe uzakubera umucyo uhoraho. kuko Uwiteka uwo nguwo niwe uzakubera umucyo uhoraho. N'iminsi yawe yo kuboroga izaba ishize, n'iminsi yawe yo kuboroga iyo yararangiye ntayigihari. Dukomeze. Geze kangahe? 20. Gira 22. Kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, kandi abantu bawe bose bazaba abakiranutsi, kandi abantu bawe bose bazaba, ntabwo ari bo, abantu bawe bazaba abakiranutsi. Bazaragwa igihugu kugeza iteka ryose, abo bantu bazaragwa iki gihugu kugeza iteka ryose. Bazaba ishami ritereye, bazaba ishami ritereye, bazaba ishami nitereye, bazaba ishami Uwiteka Imana yagize gute yitere. Ariko n'abantu bawe bakora ibyo gukiranuka. Umurimo w'intoki zanjye umpesha icyubahiro, hanyuma umurimo w'intoki zanjye uzampesha icyubahiro. Umutazagwira abemo igihumbi, umutoya azagwira abemo igihumbi. Uworoheje zaba ishyanga rikomeye, uworoheje uwo nguwo azaba ishyanga rikomeye. Njyewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora, njyewe Uwiteka ndaje mbitebutse kuko igihe cyabyo cyo gusohora kigeze. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Iri jambo rigenewe mwebwe abantu mutuye muri Rwanda, mwebwe muri mw'iki gihugu mukirimo uyu munsi wa none, ni mwebwe rigenewe. Impamvu ze ngo rigenewe ari mu gihugu, hari n'abatari mu gihugu kandi b'Abanyarwanda
batari mu gihugu kandi b'abanyarwanda. Ntabwo ari uko Imana itabazi nabirabazi, ariko iri ngiri tuvuze rigenewe abari hano imbere mu gihugu, ntabwo ari hirya y'inkike z'igihugu, ni abari mu gihugu mo imbere. Imana irambwira ngo ntabwo izongera gutuma haba umuborogo n'icuraburindi. Irambwira ngo mbwire abantu bavuga ngo biracitse ngo muceceke. Ntabwo mwabitumwe, nta wigeze abibaha, ntabwo ari Imana yabibahaye. Acyakora aho mwabikuye mugende mubabwire ngo ntabwo ari Imana yabatuye, ntabwo ari mwe ntabwo ari Imana yabatumye, ntabwo ari Imana yabatumye. Muzanywe no guca igikuba gusa. Imana irambwira ngo mbwire umuntu wese uzi ko wahanuye ibinyoma, intambara, kuva ryari, amatora arabaye intambara, amatora arangiye intambara, ejo bundi intambara, uyu munsi intambara. Imana irambwira ngo mbwire abo bantu ngo ntabwo ariyo yabatumye. Hari aho biri, hari n'aho bigomba kujya. Umuririmbyi aravuga ngo igihe kizagera Nyagasani, igihe kizagera kandi cyarageze, natwe ntiduhore turabakurira, ahubwo tube mu mahoro adashira. Ariko amahoro ntimuyashaka kubera ko ntari muri mwebwe nyine. Umuntu wese udafite amahoro ntiyifuza amahoro, ntayifuriza n'abandi. Namwe impamvu mwabuze amahoro mushaka no kuyabuza abandi, ariko Imana irambwira ngo nimureke abantu yahaye amahoro babe mu mahoro yabo, babe mu mahoro yabo. Ariko irambwira ngo nyuma y'ibi ngibi, nyuma y'uri jambo, nyuma y'ubu butumwa, nyuma y'ubu butumwa ije no gukora umukwabo. Imana igikora umukwabo, Imana igikora umukwabo. Irambwira ngo mbwire umuntu wese wishyize hejuru, nayo ngo ije kumucisha bugufi. Natangiye mvuga ngo intambara yeruye mu karere. Ubu iki gihugu Imana irambwira ngo inzandiko zabaye nyinshi, abagihagurukiye babaye benshi, ariko irambwira ngo ibyo byose ije kubitesha agaciro. Ngo yatanze amahoro n'itanga amahoro, n'ubu niki yatanze. Iyo yavuze wa munsi ngo itanze amahoro, iyo yavuze wa munsi ngo itanze umugisha ntaho yagiye, iyo yavuze wa munsi ngo ije kubaka, n'ubu n'icyubaka. Ntabwo ntinya kubivuga. Burundi buhagurukiye u Rwanda, Tanzania ihagurukiye u Rwanda, Kongo yo birazwi ku mugaragaro, Kenya nayo yabijemo nubwo iri hirya yacu, ariko inzira ni nyinshi zo kunyuramo. N'ibindi bihugu by'Uburayi byarahagurutse ngo u Rwanda. Ntago Uwiteka byemeye, ntago Uwiteka byemeye. Ijambo rirambwira ngo intwari zatuje kuturwanya yose ntabwo zabituruka ku Uwiteka, ngo ahubwo hago umuntu wese ubizana. Hanyuma subira rugura udusomere andi magambo. Mw'icyo gice niho tukiri, ahubwo tugiye guhera ku murongo waho wa mbere, hanyuma twumve nacyo cyo hatubwira. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Buriya impamvu iyo habayeho ibikuba nk'ibi nibwo Uwiteka yigaragaza. Iyo habayeho Uwiteka aza kubwira ngo byukura biragene ko wabayeho kugwa no gucogora. Irambwira ngo ije kubasubizamo imbaraga. Hanyuma irambwira ngo irimbwire umuntu witwa Munyamurenge aho ari hose ngo byukura bagirane. Hari ibyatumye ugwa,
hari ibyatumye utongera kurabagirana, hari ibyatumye utongera kuba mwiza nk'uko wari umeze, ariko Uwiteka aravuga ngo uyu munsi byuka urabagirane. Yewe Munyamurenge, yewe Murundi, byuka urabagirane. Komeza. byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiyeho. Iri jambo ndarivuga ndisubiramo ngo byuka urabagirane kandi kuko umucyo wawe uje. Hari igihe abantu ba mu mwijima, hari abantu babaye mu mwijima, abantu batataniye hirya no hino, abantu barahumane, oya bagiye mu icuraburindi ribagoye. Bumva birakomeye, bumva n'ababuze uko bigira, ariko ijambo rirambwiye ngo byuka urabagirane. Yewe Murundi, yewe Munyamurenge we, byuka urabagirane, niko Uwiteka avuze. Amahoro araje, ibyishimo biraze. Igihe cy'umubabaro kirarangiye, igihe cyo kurira kirarangiye, igihe cyo kuboroga kirarangiye. Ntabwo tuzahora turira, nta nubwo tuzahora tubabaye, ntabwo tuzahora turira, nta nubwo tuzahora tubabaye. Igihe cyo kurabagirana kiraje. Byuka urabagirane, byuka urabagirane, byuka urabagirane. Haleluya, byuka urabagirane. Haleluya. Komeza udusomere. Dore umwijima uzatwikira isi, dore umwijima wose uzatwikira isi ku bwawe. umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga. Uwiteka Imana amanukiye gutwikira amahanga kubera ko yabarakariye, abo mahanga yarakariye. Azatwikirana n'abantu biringiye bakomeye, aho kwiringira Uwiteka, kuko Uwiteka arabwira ngo aje gutemba abakomeye bose, aje kubatemba kuko batiringiye Uwiteka. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragara. Ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bw'Uwiteka buzaba kuri wowe. Yego. Amahanga azagana umucyo wawe, amahanga azagana umucyo wawe. N'abami bazagusanga, n'abami bazagusanga. Nubwo wabaye intabwa, nubwo wabaye incibwa, nubwo wabaye ikizira, ariko amahanga yose araje, aze kugukoraniraho, aze kugusanganira, aze kukuzamura, aje kugukuza, aje araje gukoranira aho uri. n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Yego, n'abami bazagusanga. Dukomeze. Ubyukiye kurabagirana. Komeza hepfo gatoya cyane, ntujye kure cyane. Ubura amaso yawe uraranganye urebe. Hanyuma aka kanya ubura amaso yawe uraranganye urebe. Ari ibyo wabonaga nk'imisozi, ubura amaso urebe ko bigihari se. Bose baraterana baza kugusanga baje aho uri. Ari ibyo wabonaga nk'imisozi byatuma gutareba imbere, Uwiteka aje kubikuraho kugira ngo bose, kugira ngo ubashe kureba ukuntu bose baje bagusanga aho uri, bazanywe no kukubaza. Barakubaza amagambo aya ngaya ngo ninde wakugejeje hano, ninde wakurokoye inkota ikomeye yacu, ninde wagukijije amaboko yacu akomeye. Ariko Uwiteka ni ugukiza amaboko akomeye. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Abahungu bawe bazaza baturutse kure, abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Haleluya. Muze mwubake igihugu cyane, muze mwubake. Barundi mutaye mwubake igihugu cyanyu. Banyamurenge muze, abagiye hirya no hino muze mwubake igihugu cyanyu. Hanyuma abakobwa banyu baze bahagatiwe n'urubyaro rwanyu. Niko Uwiteka avugana namwe ngo nimuhumure. Ngo Abayuda n'ab'i Yerusalemu, Imana irambwira ngo inteko zanyu zo gusenga yarazumvise.
ngo biremye inteko, ngo barasenga, ngo barapfukama, babahondaguza amasengesho. Ngiyi intwaro, ntabwo intwaro ari ibya kirimbuzi, ahubwo amasengesho niyo ntwaro y'ukuri, niyo ntwaro y'ukuri, niyo ntwaro y'ukuri, niyo ntwaro yo kwizerwa. Hanyuma mube maso, hanyuma mupfukame, mubahondaguza amasengesho. Murebe, Imana irambwira ngo mbabwire nimukomere, ngo nibashyigikiye. Imana irambwira ngo nije kubarwanirira. Imana irambwira ngo niyo yabahamagaye. Irambwira ngo nta gikuba kizongera gucika. Irambwira ngo ibyo mwabonaga ari imisozi, oya ngo ibigize amataba. Irambwira ngo mutambuke, ngo mugende mwinjira mu murwa, kuko Uwiteka wubagabije. Nyivuga ibi ngibi, Uwiteka Imana arambwira ngo hari abarwayi ikijije. Haleluya. Umaze igihe urwaye wivuje mu Rwanda, uratambuka mu Rwanda biranga, urira indege ujya no muri Amerika byaranze. Ariko irambwira ngo uyu munsi irajije kugukiza. Irambwira ngo ije kugukiza. Irambwira ngo ije kugukiza kugira ngo ikwiyereke, kuko ari inyembaraga, kuko ari inyamaboko, kuko ari inyabushobozi. Ije kugukiza. Ntabwo bari kumenya yuko rero yabikoze, ahubwo bari kuvuga ngo wari nuko wagize ubutunzi bwinshi. Wari kuvuga ngo nuko wagize ubutunzi bwinshi. Oya, ahubwo Imana nije kubyikorera. Imana nije kugukiza kanseri yo mu magufa. Imana irambwira ngo urwaye kanseri yo mu magufa, ngo abaganga barakubwiye ngo amagufa yawe yaramunzwe, ngo abaganga barakubwiye ngo ntibabashe no kukubaga, ngo ahubwo utegereje gupfa uko hasi no magufa ntibagwa. Ariko irambwira ngo ugeze mu magufa yawe. Irambwira ngo yagezemo, igeze mu bitugu, igeze mu mutwe, igeze mu mugongo, igeze mu maguru, igeze mu maboko, izanywe no kugukiza. Kandi ugiye gutega indege ugaruka i Rwanda ushima amahoro, ushima Imana, uvuga imirimo y'Imana, uvuga gukomera kwayo, kuko Imana umuririmbyi yavuze ngo Imana dusenga irakomeye, ngo ni Imana itabura guseruka, ngo mu byago no mu makuba ntabwo igitinya, ngo ibihari mu burwayi bihari, kwa muganga ibihari. Ariko Uwiteka irambwira ngo iratambutse igeze Kinshasa. Irambwira ngo ikoza agatendo, ikoza agashya, baramufashe mpiri. Uwiteka irambwira ngo igeze i Burundi, ari ikikoze. Irambwira ngo igeze Tanzania, ari ikikoze. Irambwira ngo mbwira Abanyarwanda, imipaka yanyu irayibungabunze, irahabungabunze, amajyepfo n'amajyaruguru, iburengero n'uburasira bwazo, ngo irahabungabunze, mu mujyi wa Kigali irahabungabunze, kuko ari Imana yavuze kandi ntijya yivuguruza. Turagushimye Mana, tugushimiye kugira neza kwawe, imbaye zawe nizigereranwa, hanyuma uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Mesaje yacu tuyitanze uko wayiduhaye, ngaho numanuka ukwishyikire kandi wikore buri kimwe cyose, kandi igere igomba kugera, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ingumugisha kuri mesaje utambukije. Reka tuwe ngo Imana y'amahoro igukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Twenge ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi uko umwami azajya gushoboza umurimo w'Imana uracyakomeje mu gihe tukiri mu isi. Ariko kandi hari akwifuza ko musengana cyangwa se akifuza kuvugisha, nimero yawe ni iyihe? Murakoze. Ku muntu wese wumva wifuza ko dusengana, dufite groupe dusengeramo yitwa bari mu rugendo rugana mu ijuru. Wifuza kujya muri groupe, uduhamagara kuri 78 78 76 238. Iyo ni nomero ya groupe, ariko nayo ushobora uyikoresha wampamagara nkagushyiramo, cyangwa se ukanyandikira ukeneye ko dusengana.
turagufasha gusenga. Nabwo uduhamagara ku iyi nomero, iyo yanze uduhamagara ku indi ni 788247909. Ushobora kutwandikira kuri Whatsap cyangwa ukaduhamagara bisanzwe. Izi nomero zose zirakora kandi zihora ku murongo. Hanyuma abari ibitangaza birakoreka. Abantu b'Imana, mureke kwiringira abatarabumaro, mwiringire Imana yo mu ijuru. Nkunze kuvuga ngo njyewe icyo nagufasha ni ugusenga ariko sinagukiza. Nkunze kuvuga ngo kandi isengesho navuga wowe utabigizemo uruhare ntacyo ryakumarira. Ugomba nawe kubigiramo uruhare, kuko Yesu akiza umuntu wese wizeye, ariko ntabwo ari njye, ni Yesu ukiza. Mubyumve, mubimenye, mwizere Imana, mwizere Imana, mwizere na Yesu abakize. Icyo tubafasha ni ugusenga. Karibu, twiteguye kubafasha umuntu wese wumva abishaka. Urwaye turagufasha gusenga, ufite ibibazo turagufasha gusenga. Kanseri, hari abahamanya dufite bakize kanseri, hari abakize ibibyimba, hari abari barabuze akazi, hari abari baragiye kwirukana mu kazi, byagenze neza. Ibihamya turabifite. Ariko Imana akomeza abane namwe. Icyo tukubwira ngo ni ukwizera, nta kindi. Uwizere. Amen. Imana yikorere. Yesu amuha umugisha. Reka tuzasubira ubutaha. Yego, nabaho umugisha, nakagaruka. Bye bye. Ariko Uwiteka irambwira ngo iratambutse, tambutse igeze Kinshasa. Irambwira ngo ikoza agatendo, ikoza agashya. Baramufashe mpiri. Uwiteka irambwira ngo igeze Burundi, ari ikikoze. Irambwira ngo igeze Tanzania, ari ikikoze. Irambwira ngo mbwira Abanyarwanda, imipaka yanyu irayibungabunze, irahabungabunze. Amajyepfo n'amajyaruguru, iburengero n'uburasira bwazo, ngo irahabungabunze. Mu mujyi wa Kigali irahabungabunze, kuko ari Imana yavuze kandi ntijya yivuguruza. Turagushimye Mana, tugushimiye kugira neza kwawe. Imbaye zawe nizigereranwa. Hanyuma uri mwiza kandi ubera hose icyarimwe. Mesaje yacu tuyitanze uko wayiduhaye. Ngaho numanuka ukwishyikire kandi ukore buri kimwe cyose, kandi igere igomba kugera. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha kuri mesaje utambukije. Reka tuwe ngo Imana y'amahoro igukomereze amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Twenge ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko kandi uko umwami azajya gushoboza umurimo w'Imana uracyakomeje mu gihe tukiri mu isi. Ariko kandi hari akwifuza ko musengana cyangwa se akifuza kuvugisha, nimero yawe ni iyihe? Murakoze. Ku muntu wese wumva wifuza ko dusengana, dufite groupe dusengeramo yitwa Bari mu Rugendo Rugana mu Ijuru. Wifuza kujya muri groupe, uduhamagara kuri 78 78 76 238. Iyo ni nomero ya groupe, ariko nayo ushobora uyikoresha wampamagara nkagushyiramo, cyangwa se ukanyandikira ukeneye ko dusengana. Turagufasha gusenga. Nabwo uduhamagara ku iyi nomero, iyo yanze uduhamagara ku indi ni 788247909. Ushobora kutwandikira kuri Whatsap cyangwa ukaduhamagara bisanzwe. Izi nomero zose zirakora kandi zihora ku murongo. Hanyuma abari ibitangaza birakoreka. Abantu b'Imana, mureke kwiringira abatarabumaro, mwiringire Imana yo mu ijuru. Nkunze kuvuga ngo njyewe icyo nagufasha ni ugusenga ariko sinagukiza. Nkunze kuvuga ngo kandi isengesho navuga wowe utabigizemo uruhare ntacyo ryakumarira. Ugomba nawe kubigiramo uruhare, kuko Yesu akiza umuntu wese wizeye, ariko ntabwo ari njye, ni Yesu ukiza. Mubyumve, mubimenye, mwizere Imana, mwizere Imana, mwizere na Yesu abakize. Icyo tubafasha ni ugusenga. Karibu, twiteguye kubafasha umuntu wese wumva abishaka. Urwaye turagufasha gusenga, ufite ibibazo turagufasha gusenga. Kanseri, hari abahamanya dufite bakize kanseri, hari abakize ibibyimba, hari abari barabuze akazi, hari abari baragiye kwirukana mu kazi, byagenze neza. Ibihamya turabifite. Ariko Imana akomeza abane namwe. Icyo tukubwira ngo ni ukwizera, nta kindi. Uwizere. Amen. Imana yikorere. Yesu amuha umugisha. Reka tuzasubira ubutaha. Yego, nabaho umugisha, nakagaruka. Bye bye.